demokarasi nyademokarasi amateka rero mu Rwanda ku butaka mu kirere no mu mazi hose muri demokarasi nziza kandi yihuse ikibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Kanombe i Kigali ubwo birumvikana ntiwatekereza ko ibi bintu byabayeho bityo rero katwumve amateka y'iki kibuga mpuzamakungu ko cyavutse imvo n'imvano yacyo bityo rero mutege yombi mukomeze mwumve mumaze kumva iyi ntangiriro ya demokarasi nziza kandi yihuse yazanywe n'abaruda aho ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyubakwa kirangira kubaka gitangira gukora n'aya magingo gutyo yego amakuru n'amateka birahuzwa ku isi yose vayo usobanure ukuntu ikibuga cy'indege cy'i Kanombe cya Girigori Kayibanda cyubatswe mpuzamakungu ku buryo buhe byagenze bite yabinyujije mu zihe nzira kugira ngo cyubakwe no kugira ngo imisoro itangire ishyirwe ku baturage y'amaganani n'uburyo yaje kuvaho y'umubiri icyo kibuga cy'indege cya Girigori Kayibanda mpuzamakungu cyubatswemo noneho ugaragaze neza ingingo ku yindi uruhare rw'abanyarwanda mu kwiyubakira ikibuga cy'indege yego bakareka iki Bujumbura mu Burundi yego ariko ruhindi kabiri bintu uvuga ibintu byo mu Rwanda ngo byakozwe n'ababirigi ngo imihanda ngo ibiki byose ikibuga cy'indege reka musobanurire uyu ruhindisha Jide Ngarashangira abatware n'abandi bose hari iminembwe yego musobanuye kuko iby'i Kigali mu Rwanda ntabizi neza kuva kera mu Rwanda rwo hambere aho n'urwa none yego sobanura ikibuga cy'indege ukuntu cyabayeho kugira ngo tubyumva neza n'utarubizi ukuntu kiriya kibuga cy'indege cyitiriwe Girigori Kayibanda ukuntu cyabayeho gute rero muri 64 na gatatu ngira ngo hari Kayibanda yaricaye abona kuva hano mu Rwanda ujya gutega indege i Bujumbura ari ibintu bivunanye kandi ari n'agasuzuguro yandikira isi yose ababwira ko bashaka imfashanyo zo kugira ngo bubake igihugu kirimo inguzanyo zo kugira ngo bubake ikibuga cy'indege kandi ko iyo nguzanyo bazayishyura mu gihe cy'imyaka 30 bazaba barangije kuyishyura igihe kirekire amahanga aravuga ati u Rwanda rurakinnye ntabwo mwabona amafaranga yo kuzishyura ikibuga cy'indege mu myaka 30 ni mikeya Kayibanda arabwira ati ni mu dukorere twebwe abanyarwanda twiyanga mugabo tugomba kwishyura suko Kayibanda ashyizeho umusoro wa uriya wa magana ane byatangiye ari 100 yego 64 ijana ryabonaga umugabo rikase ubundi birumvikana 68 biba 200 yego zamuka muri 73 muri 75 nubwo byatangiye kuba 400 bari kugira ngo barebe ko bazishyura kire kibuga cy'indege ku bwaha byabo kibuka nuzi ko umusoro kuwaka uriya w'umubiri byahagaraye muri 93 igeze umva bagiye kuwaka se niko inkotanyi zibeshya nizo zawukuyeho ntabwo zo zawukuyeho igihe ikibuga cy'indege cyari kirangiye kiriya kibuga cy'indege ni abanyarwanda bacyubatse nta mfashanyo yajemo ku ikofi yabo yego birumvikanye murakoze cyane kuba muduhaye ayo makuru n'abandi abakiri bato bumvireho n'abakuze batabimenye bumvireho we waraho nyine aho ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyubakwa kirangira kubaka gitangira gukora n'aya magingo gutyo yego amakuru n'amateka birahuzwa ku isi yose vayo usobanure ukuntu ikibuga cy'indege cy'i Kanombe cya Girigori Kayibanda cyubatswe mpuzamakungu
ku mu buryo buhe byagenze bite, yabinyujije mu zihe nzira kugira ngo cyubakwe, no kugira ngo imisoro itangire ishyirwe ku baturage ya magana ane, n'uburyo yaje kuvaho, n'uburyo icyo kibuga cy'indege cya Girigori Kayibanda mpuzamakungu cyubatswemo, noneho ugaragaze neza ingingo ku yindi uruhare rw'abanyarwanda mu kwiyubakira ikibuga cy'indege. Yego ijambo ni iryanyu. Ruda nk'ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi nziza kandi yihuse, iharanira ubumwe n'umutekano n'umudendezo n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi yose, itegeko ku isonga rirengere bose, apana kurengera bamwe cyangwa agatsiko. Bityo rero tuzubaka ibibuga mpuzamakungu mu Rwanda hose ruba umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika iba umurwa mukuru w'isi. Bityo rero ibibuga mpuzamakungu mu Rwanda bazururukiraho cyangwa bagurukiraho bajya kogoga amahanga yose. Tuzubaka ibibuga buri karere, buri mirenge yose 416 n'uturere 30. Tuzubaka ibibuga by'indege mpuzamahanga bidasanzwe, na gari ya moshi, n'amato ku biyaga no ku migezi, na za kebokazi mu misozi no mu mirambi no hejuru y'imigezi n'ibiyaga. Bityo rero twongere gutwara abantu n'ibyabo ku butaka, ku mazi no mu kirere. Bityo rero tugiye kwagura ikibuga cy'indege, igihe cyonyine nicyo kidutengushe. Turahire, tukimara kurahira tutangira imirimo yacu idasanzwe. Murakoze.